bite? Gaza uba bite? Ah, Mr. Music sur la télé. Bonjour les enfants, bonjour les filles et les garçons. Comment ça va? Aujourd'hui, je viens avec une belle chanson. Je pense que vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer, j'en suis sûr. Oh, les parties du corps, les trois principales parties du corps et les parties de la tête. Vous êtes prêts? Mwana wanjye yeze mu bitaro kibagabaga mwana we ntabakoma ntabapfu nta n'amafaranga 200 koko mfite ngo nayabura nirindazi ribuze koko mana yanjye mana akora imirimo ukora uko ushoboye undebera ukuntu wakoresha abantu bakampa nibura na 200 cyangwa 500 koko ndabigenza kandi no mu bitaro baranyaka J'aime encore mes membres et toutes les parties de mon corps. J'aime toutes les parties du corps. Répète. Encore. Jean Moussa c'est ma tête avec les cheveux, ma tête avec les oreilles, ma tête avec les yeux, ma tête avec le nez. mwana wanjye kayisa ubona kuzokorera mu bitaro kibagabaga yararetse nabuze agatiki nabuze epfo nabuze dore n'ubu nabuze n'amazi yo gukara kujyayo nta gatiki ntaki mwana wa ubu ngeze hamwe n'ufashe yewe mwana wa ntabwo nakwirirwa nkugora kuko nawe ndeba nta kintu wamarira agahinda karanyishe ubu nta n'amafaranga 200 nakubwira mfite ku mufuka wanjye ubu ndaho ntaguze nta kintu nifitiye aba n'icyo kurya ye nanjye upfundebe mbereye aho pe sinakubwira mwana wa sinkurenganyije Imana nizakora imirimo yagasana Imana ikomeze itwongerera imbaraga wenda hazagira umugira neza uza angoboka niyo yampitike nkajya kwirerera umwana se ngaho genda mwana wanjye Bugo mwana twigana uri mu bitaro usanga itatewe yabuze ibyamushyira mubaye mufite ibiryo byinshi mu rugo cyangwa ibindi bintu wahereza tatewe akajya kumugemurira. Ah, Mr. Music sur la télé. ubona asanga afata ibintu hano akabyishyura nyuma
nari ndana mu mpeke y'amandazi na biswi 10 bakiyabona. Ibyo byose bimaze Mu rugo nakoresheje pave, nakoreshamo abana bayije. ibintu bingana gutyo. Turigana neza neza. Mwana wa ibi bintu bitumura umwana wanjye. Urakoze mwana wanjye kuvugisha. Uzajya uhaha uronke. Aho genda mwana wanjye urakoze. Imana ikurinde. Aho genda nabyo. Nibura ndabona uko mugira mwana wanjye. J'aime tous les parties du corps. Répète. Mana nyagasani. Ndajyana mu bigenge kubugurisha ndebe ko nabona agatike ariko mana nyagasani wowe uriya mwana arankoreye. Nizi ndazigurisha ahubwo. Naye amandazi ndamushyira umwana wanjye we. Ariko Keza buriya koko ibi bintu aba yabikuye he? Mbega Keza ukuntu afite umutima. Umwana Keza yankoreye. Reba ibi bintu umwana wawe Keza afite umutima mwiza pe wa kimuntu. Ngo ni Keza ngo watubonye. Ceceka ho ceceka wa mukobwa wa ceceka. Ngo ni Keza wanjye. Ni Keza wawe we yankoreye. Kandi Keza wanjye ni wakuha ibintu. Uravuga iki se ko hano harimo n'ibirayi byinshi yamuhaye? Ngo nshyire teta. Ngo nshyire teta nyabo. Ngo ni Keza wabiguhaye. Tete ibyo bintu Tete ntiyongera no kumvugisha reka. Keza ni umwana mwiza. Ariko ndabigenza ntimwoka byari gusa. Ubu se Keza ni wagiriye umujinya umeze kuriya cyangwa ni ngewe kubera ndwajize umwana se? Ubu umwana wankoreye ibi bintu urabona koko uyu mwana wamunganye. Mana nyirengabo. Yewe akabenze mpaguruka njye gucuruza n'ahandi maze kunanirwa. Mana nyagasani habe mpaguruka njye gucururiza n'ahandi. Keza hagarara aho ngaho. Keza ibintu nagutumye biri. Keza akahunga nagutumye kare. Keza hagarara ndi kubaza. Keza ibintu wazanye muri ako gafuka wabishyize wabihaye. Keza ojya. Keza wabishyize ndashaka kumenya ahantu wabishyize. Keza none iyi nkoni iragushirira. Keza nta bintu byo kwirirwa umbwira ngo nkubabare buri munsi iyi nkoni iragushirira. Keza ubu none Keza wabaye ute? Keza wabaye ute?